Suva mwana ni kucyangiza umutima wa kinyamaswa. Gusiga umwana w'umuziranenge nkuriya. Siko ko mwana wanjye umwana wanjye aracyariho koko. Ubuse basi niba ari habaye hati. Ubuse basi yaje kumenya ko namutaye. Cyangwa baba nazi ko ari bo babyeyi be. Basi ababyeyi namusigiye bo bakomeje kumurera. Cyangwa nabo baramutaye. Se niba barakomeje kumurira koko barangiriye neza. Ubu koko bamfashe gute? Mwana we narahemutse n'ukuri pe. Gusa ntabwo nzi ko umwana wanjye azambabarira. Gusa ndakwingiza uzambabarire nzabona umwana wanjye. Basi nzamubwiza ukuri ku byo nakoze. Kuko nanjye ntabwo nari njyewe. Mama, ubaho koko. Iyo uza kubaho uba waratumye mba imfubyi. Ese ubu koko mama kuki yakoze icyaha nka kiriya? Ese mwana njyewe nacumuye iki ku buryo yantaye? Ese ubu basi ariho? Mana basi uzame kumubona gusa. Nzamuha imbabazi kuko ibyo yakoze nawe si we. Sheri umeste. Sana ndakomeye. Ndakomeye nta kibazo bye nawe nagukumbuye. Nanjye nagukumbuye maze iminsi urananyanze. Shana Ademe warihaye. Agenda cyavana turya neza genda. Serumva ko baba bakunshimira. Bitwaye iki nta kundi. Sha nyine nari mukumbuye mbaga kugukoraho mana. Trina seja nyine tuyasize irungu rikomeye cyane ariko nta kundi Ako sigaye mbona muri iyi minsi hari undi mwana wawe ifunga. Uyu mwana Sha nyine ntawamenya n'ibyo byose. Akobe hari ikintu njye nibaza kenshi. Sinzi wenda njya ndeba inyoni mu kirere uburyo ziba zimeze. Nkavuga ati ese nyuma y'ubu buzima zameze bite nzaba nkiri kumwe nawe? Tuzatujye kumwe cyane. Hari ikindi kintu njya nibaza sho. Inshuro nyinshi dukunze kuba turi kumwe kubera ko uri umutekano ku mutima horo kunyishyuza ngira ngo urabizi mpora mbikubwira kenshi. Muri etide nza kukureba mu gitondo kuri foreign hariya sinakura foreign uri kure yanjye. Jya nibaza se muri vacances nzabaho gute? Mishu pe? Mishu ni inshuti yanjye bisanzwe nta bintu birenze tujya turetse kandi n'umwana mwiza bayida. Ko mbabona se wowe nawe hari ukuntu. Shabapi turi inshuti gutyo nubwo mbona nawe ntari bityo ariko nta bintu bikaze tujya tuvuga ati ariko Mishu ubanza kwemera yarabingete. Reka genda Cyane koko se cyane rwose.
none ubu natezamo ntarebe ndamutse neza ubu nezemo cyane aho ngirira gutya ziga kwihangana ubane nabyo sinzi bye mba numva naguhoza hafi yanjye mba numva wahora imbere yanjye mbega buri kimwe cyose mba numva wowe sinzi nta kundi nyine ugomba kuba umuntu mukuru akajya umenya uko ubyitwaramo mu gihe tutari kumwe ntuzabimfashamo mbega muri make niko nakubwira uzajya ubimfashamo kuko nanjye nagerageje kubyingamo birananiye iteka mba numva ariko nyine kano kantu nzagahindura ko bya friend ntabwo mbishaka ariko mwana yanjye igihe namabere mu materi koko ntabwo agomba kunyitaba se mbimenye n'iyi gahunda mfite rwose mwana yanjye gerageza uve mu urimo pe ugarure mu dukera wari ufite ntabwo byoroshye ariko wa mugani ze tunigendere sinzi uretse ko numvaga nkeneye kuba ndi jyenyine kubera ko oya vete tugiye hanze nshaka kuzashyiraho demi uruhande rumwe urundi ruhande ugashyiraho ale ukazaba ari akanya kuko nawe uzakoresha akawe nzakoresha akanjye nyine ariko nawe urumva ni ukugira ngo basi igenza njya numva nagukumbuye njye nsoma ahantu n'imidikiza nkakubona umutima utuze ntubizi ko byose nkora se no gutuza kwanjye biba bishingiye kuri wowe basi ujye ubimfashamo I love you. Thank you. Reka tujye karasi gusa nzoga nari mukumbuye kandi nari mukumbuye ko njye ntakunda amasaha bari make none igihe naguhamagariye mu gitabo mu biro mugira icyo mubwira barumva kunyitaba ari ikibazo banguka ndarukeneye cyane kandi na adresse nuko mwese muzane sawa ndabategereje abanyeshuri umuyobozi rero yaradukeneye niyo mpamvu itumye mbahamagaza ngo muze kuri asembo iki gitondo mwaramutse mumeze mute nari ntumyeho duwaye ngo ababwire muze kuri asembo tugire ibyo tuvugana muri iyi minsi mumaze iminsi mwitwara ukuntu muri kwitwara nabi iyo ndebye imyitwarire yanyu hano mu kigo ukuntu muri kwitwara n'ibyo muri kwikora birambabaza cyane ndetse nta nubwo ari by'ababyeyi banyu babatumye reba nk'uyu nguyu wambaye ibirinete ibirinete ntabwo mu myenda y'ishuri twaguhaye nabyo birimo we n'izo mpeta hano waje gusezerana ndakubwiye ngo ujye wirirwa wambaye ibyo bintu ku ntoki muzane hano mwese vuba 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 abanyeshuri basigaye bumva nabira nk'iki cy'ibifurari za sirebaga baba bazikozeho wagira ngo baba bagiye mu butembere mubizane hano ibyo ni ibituma mwambaye ibi baga mujye mubijyana gusenga ntabwo gutembera reba nkawe icyo gipira wambaye tubakuramo vuba vuba mwese muhite mutebeza tebeza se ntabwo mureba duwaye ukuntu aba yabikoze imyitwarire yanyu ndebera uyu nguyu tebeza niba umunyeshuri mwaramutoya akaba agomba kuba ari urumodo wanyu aba yatebeje namwe mutebeze birumva se tebeza uko bishatse nawe dutebeze upfukana nawe tebeza kugira ngo isaha zirageze zo kujya mu ishuri
ariko iyo myitwarire mufite ntabwo nyishaka. Ubu tugiye kujya duhura mpita nkohereza iwanyu, aho mugende vuba vuba. Mu ishuri ni mu ishuri ntabwo ari hanze. Wowe wiga hehe? Salam. Zete. Popo. Ni fresh. Yagenda nayi. Aba wanyihishe fresh. Aho so nirongo ko ryanyishe. None se. None ni wane. Aho trina gende yako numise ngo baramwirukanye mwana. Cyo mwana ari weekend ariko ibintu biri kumbaho nagahoma mu. Serious? Muri iyi minsi aho yagendeye warakonje fu ntago wavyumva. Irungu ni umunsi kabisa. Bande kwisomera mana no shimi yanesheje umutwe fu. Bishimise? Nishimi ma. Yanesheje umutwe ntago wavyumva. Hajya ngo test ubundi bimeze bite? Kwa kane segira. Kwa kane umusibesho? Sibesho kabisa. Irabagaragura dokwi. Ugupfa gusoma amashimi se wapfa kumutsinda mwana. Ariko sema. Kutambwiye cyana ngo gishasha ngo wenda kwinjira. Shaka nke gutumese cyana mwana. Ese kimyuka nyibora. Cyana nahoze mbitekereza. Ahubwo wagira ngo sinzi wagira ngo wari uri mu mutwe wanjye. Nahoze ntekereza ko uyu munsi ko byagenda kose ndaramuvugishije. Ni kwa kundi je untumye nagera nabirenze. Shabikore man bikore ko nubundi nashakaga ko uyu munsi buri bwire mvuganye nawe to. Nari nabyiyemeje kwera. Cyadutume kano kana mbona kari kumanuka. Nakizeye se ku buryo katazandabura. Kizera? Kiraga petinari imba mbona nta birya. Ntari bikabisa wakora imiti. Voye monisa. Mva gutume wangu. Nkuri mana wakoze itifu. Salam. Makuru. Urakomeye nta kibazo. Nakubwira rero icyaguhamagariye. So gutuma Tracy yarobwo twatukuvunira. Tracy nsize nyuma hano nari binari. Nawe tugerereyo. Rego tumukeneye. Nta kibazo reka mugerereyo musoro. Gerayo. Demi ngo ngiki wowe mwana? Cyane harito. Enzanira icyana ngiye nshaka cyane. Numva ndi kugutinya none. Happy man. Asinga. Are nagufashe mugenzi. Are nagufashe. Ndabona bamuzanye none nizere ko utari bunsibye. Hari bikabisa haze nge nditeguye tu kaje makoba areke yashe rero niba ari aribi tegure nyine umwana se Demi kangupoe rero mucha mu gutire nare mwana nare umeze ute? Meze neza nari. Urakomeye? Ndakomeye wowe se? Sha nanjye nta kibazo. Njya nkubona no uri gutemberamo ukuntu ariko wabuze cyane. Yesu wanje ko mba Marisi bambuze. Sha mba nagushatse nkakubura kweri. Washakira gitise. Sha Tracy. Karame. Sha byamfashe igihe kirekire. Mfata igihe kinini akunye numva nkwiyumvishemo cyane sinzi munsi wa mbere muzi kuko urabizi mwaje mudusanga nyine twe twigaga no mu gatatu niho twarangije turokoma muza nahise nkubona numva ndakwishimiye cyane shuwa se sha cyane pe sinzi nanjye niko nisanze mbega muri make shani byiza sha nuko nisanze sinzi Tracy karame muri make Simano buriyara we mano we vaya nkubwire man ni fresh man wewe kwa runchi tutama amakuru utagiye kumbaza ibyuriya mukobwa byuriya mwaro basuru mikiri nakubaza ari cyagenze ahora neza baby yaba yakimvugisha ubushagarira uranyuka mu mubiri wose amasoni gasi nakubwiye uko nagize isoni nk'umukobwa man
Kagere serious uziko nabuze ibintu mvuga man naniwe kumubwira ko mukunda man biki serious nabaho mbonye umusore true story je nahenze ati ndemera utambwira ko wavuye nta kintu uvuze imbere cyane kuko nusuragira ngo nkubeshye sije mugire ne mujamo ibyo nagomba gukora nabikoze ariko buriya reka nkubwire wenda ndabyemera kuri uyu munsi nizize ariko akiyamu mwana nateretse nje ninsubira kumuvugisha nzarikocora basi se ndagukunda byanezeza unyemereye ukambira umukunzi nese n'ubundi bisanzwe ko ntabwo nakwangaga ariko ya ntago wanyangaga ndabyumva ariko noneho nshaka by'umwihariko kuambira umukunzi nkaba nonza yamagara shuri shushu sweet heart so mbega byanezeza cyane ku buryo utabyumva sinzi se ko ukundana na Allen nyine benshi bavuga ko Allen dukundana ariko ntabwo dukundana nubizi ko mukunda se simbikubwira kenshi se bazango ni ikihe kintu nshaka kukubwira ni ikihe kintu ushaka kumbwira urabimbajije nyegeze banga nzakikubwira ko mwana yanjye se n'ibyo byari birimo shayanga basi sibyo Allen ni inshuti yanjye nuko nyine Allen twatumaranye igihe hano Allen yaje kwiga hano mu wa mbere nanjye nza kwiga hano mu wa mbere tugirinde tugerana revofo aribwo mwaje muhadusanga Allen nyine ni inshuti yanjye bisanzwe byangaho ntago nkundana nawe yego se ntago tukundana kabisa njya numva amakuru aho ngaho mu kigo yacishikana Allen kari umukunzi wawe Allen ntabwo dukundana pe Allen ni inshuti bisanzwe nyine nk'ibyo byose yego nzagusubiza icyumweru gitaha nari mana wambabariye koko numva ndaremerewe cyane ndakwinginze mbabarira basi bisaba kubitekerezaho ntabwo ari ibyo gupfa kuvuga ako kanya ngo basi kamusaba ikintu kimwe ntago nzemera kagenda guca wabonye nibura hari ukuntu akureba biguha icyizere inana ko yampaye ukurira uretse ko buriya nge ndi mutarambira nzakomeza mpatirize until nje inana nyifashe gutya kuko nge ntabwo nahenzapa nge nashizeyo nyine ubwo courage nzi ko nawe wigaragaje kumbe nyine nawe mani byakubaho wumvishe ko G yacu amaroni yabivuze ko byakubaho mani unseke kandi umbabarire ntuyikimakanire nta kibazo reka uzansubize ku isabato turi muri boom okay naribi urabinyemereye yego my god urakoze cyane ntago wabyumva ubyumva urakoze pe urakoze ku buryo utabyumva sawa rero nta kibazo nta kibazo nicyo nagushakiraga kandi ngushimiye uburyo cyo byakiye n'uburyo ki wumvise icyifuzo cyanjye nizere ko uzagira agaciro kandi nzareba okay urakoze cyane ka tugende gusa ubwo ngubwo nkwizere ko ku isabato nyine ariyo gahunda boom nizere ko ubwo nzayijyamo meze neza yego ntacyo reka tugende sawa